Simbifima. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Ubuzima ni iki? Ndaravije shosete mbwira ubuzima ni iki? Ni inzira ngufi ariko igira uburemere bwinshi, ni impano iva mu ijuru igatambuka mu isi uyifata neza agasiga izina ryiza. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima bwiza butangirira ku mutima, umutima ukeye udashaka ibi bizira ijambo ry'Imana ribitara mu mwijima. Ellen White nawe ati hitamo icyiza kuko umutima ari utwaye inzira. Mbwira ubuzima ni iki? Si umutungo, si icyubahiro gihita, ni ukwicisha bugufi imbere y'Imana, ni ukubaho ugira impuhwe ndetse n'urukundo. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima bwiza ni umurimo w'ubudahemuka, gukora neza naho bazabibona, kwitanga ndetse n'iyo bitagaragazwa. Yesu yabaye urugero rw'ukuri, atwigisha gukorera mu ituze. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima bwiza ni ukwiga kwifata ntugire icyo uba imbata yacyo, haba ibiribwa cyangwa amagambo, haba ibikundwa ndetse n'ibyifuzo, byose bigomba kuyoborwa n'ubwenge, kuko kwifata rigana imbaraga z'umutima. Mbwira ubuzima ni iki? Ni urugendo rujya mu bugingo buhoraho, iby'isi birashira ndetse nk'umwotsi, ariko iby'Imana bigahoraho iteka. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima bwiza ni ubuzima busenga, kuganira n'Imana ijoro ndetse n'amanywa, amasengesho kandi si amagambo menshi, ahubwo ni umutima uvuga ukuri ndetse nk'uko kuri, kuko n'ijoro ryumva bicisha bugufi. Ubuzima bwiza ni urukundo ku bandi, gusekana n'abasekukarira aho bababaye. Ijambo rito naryo ryakiza umutima, igikorwa gito nacyo kigahindura ubuzima, kuko urukundo ari ururimi rw'Imana. Oya rwose mbwira ubuzima ni iki? Ni amahitamo ya buri munsi. Uyu munsi ushobora kugenda ibyinshi, uyu munsi ukagenda n'iteka ryose. Mbwira ubuzima ni iki? Ubuzima bwiza busozwa mu byiringiro by'uko Yesu yenda kugaruka vuba. Babaye indahemuka, basanga ikamba si ryiza, ahubwo ryo ni iryo mu ijuru kandi